shavura imana irakoze mwereke n'umupanga tugomba gupanga kandi wanyawe rwose urabizi neza umugabo igihe cyose ahora n'umugabo arakenera umugore iyi misiyo niwe ugiye kuyikora ukoresheje bahena uyu yaduhenera ahubwo kugira ngo agire icyo adufasha bahena yagufasha iki wowe reka mwereke ukuntu tugomba kubigenza bahena se aragenda ajya kwa Karina uretse mwereke wari tugashaka umwana mwiza w'umukobwa akaza hano nk'umukozi tukamuha misiyo kugira ngo azakunde n'abahena noneho akazaryoshya bahena ku buryo bahena azagera aho agenda akajya kuwa Karine akiba birabya ngo biri mu gikapu akabituzanira gusa umwana nzi mbana umunyarwanda sinzi ko mwizeye ubwo ibyo ndi kuvuga urumva wabyize ariko kubira iki wagiye wumva ko nanjye nafite umupanga ariko wowe urumva twabigenza gute umuntu ufite ubwara ntiyashobora bahena kuko bahena umuntu wawe urabuzi bahena ni wa muntu bazi ikintu ariko gusubiza ikindi bahena ni wa muntu ugira amakenga none dukora iki nakubwiye ngo bahena rusha n'ubwenge matiburi mbese nta mukobwa uzi winceca nawe wincarakara wincengera amayogi ushobora kugira ushobora kukuza ntekereze neza ariko uzi ko mfite umushuti wanjye nincarutse ariko azadusaba amafaranga ntabwo ari mwese sitoro kuri diri wowe ufite ikibazo uramwizeye umukobwa ni sawa ndamwizeye aho wumve ko mwizeye hanyuma se urumva bizahurira n'abahera wazaza hano yitwa Kari murumuna wawe ari hano muri noro urumva ndakubwiye ko umugabo buri gihe cyose ahora afite amarangamutima ku mugore w'icyo azadukora no kumugusha buriya bahena nawe arabizi kuko bahena ni inshuti yikanjogera urumva bahena umukobwa azamugusha neza narangiza agere kuri point urumva namuzana nanjye akamera nka Karine na tuba turi kuri misi akanga si bitangiye kuko turi kuri misi yo kugira ngo tubone ipapuro urumva kandi urumva ko ariko bizagenda urabona aho baracyasinziriye njye ibyo bintu ndumva ari byo ariko reka mbanze mbitekerezeho kuko uriya mwana w'umukobwa nimuzana siniyumvisha ukuntu azumvisha cyane bahena nicyo kintu akidukora none se usibye n'umwana w'umukobwa wowe ubwawe ntiwamugusha wamwereka ikibero navuga amangambure wabaye uti bahena ariko tukabigerageza nawe rero ubundi tudukora iki wese tukabigerageza kuko nta bundi buryo buhari ariko biradusaba ko tubyihutisha nyine urahita ugenda umuzana immediately nonaha urumva cyangwa n'ejo mu gitondo uzagereza uwo mwana umuburifi umuzana tumwicaza ahantu tumugura inkoko tumubwire ikintu agomba kudufasha nazadufasha nawe azaba afitemo inyungu tuzamuhemba urabyumva ute nuko bigomba kugenda niba wabitekerejeho bizi neza ufite n'imipango ugomba kujya umubwira tukabikora nyine uko byagenda kose Karine ziriya mpapuro azanye muri cyane kapu yatwaye mbikubwira ubundi wumvaga yakizera uyu nguyu nta kibazo reka nkwereke ko telefone yanjye yazimye ngiye gucomeka ite muhamagara cyangwa se biriya nahonga ndamubwira duhurire hano muhamagara aza abazi gukanguka basanga dufite n'umuzi cyangwa se we muzana ikindi bituma bikora nyuma we mwana yaje ariko abantu tubavana hano muri salo so ngo basinzire hano muri salo gukanguka biborere amasaha y'ikinene kigiye kurangira ndabizi ako birasa ibintu uri kumbwira urumva byashoboka nifite ibibazo by'umwana sindi kurya sindi kuryama nabuze amahoro wowe urashaka ngo uko dukora imibonano ese mwabundi ko nakize ikintu cyatuma tutanese yabyibura ngo ndebe ko nakize ndi muzima ese undi ubwirwa n'iki ko wakize hari nkayo yose mbabyiyumva mureka ubu byiyumvamo cyane ese nabikubwiye ko nakize nk'ukuri narakize pe warakize nk'ukuri reka tugire narakize tugire akubira uzi ko kuba umwana wanjye yarabuze nta kintu bikubwiye mbese urumva ngewe urabona mfite umwanya wo kwifata nkajya mu byo kwishimisha ndashimishwa se n'iki hagataho umwana arahagarika ubuzima bwacu umwana nyine ubu ngubu ahagarika ubuzima bwacu nyine ntabwo turi burye nyine ngo kubera ko umwana adahari kandi biriya byose biva mu mutwe ntazagire umuntu ukubeshya icyo gikorwa umuntu agikora ameze neza mu bwonko muri aka kanya rero ntabwo umeze neza kandi nzi neza yuko nawe ubizi ntubizi njye muri ibyo bintu byo kwishimisha ngo gukora imibonano mpuzabitsina umwana wanjye naramubuze ntacyo bikubwiye ndabikubwira ugatera hagati mu ryinyo nakubwira n'asha aherereye n'abamujyanye nkabona ntabyo witayeho
ubundi ufite ikihe kibazo ese waretse tukabikora tugafatira n'uriya mwana w'umukobwa atarongera kwambara ako gashumi kiwe oya mbabarira ko n'ubundi igihe navumbuye ko nshobora kuba mba muzima ari uko agakuyemo wenda n'umugu bashobora kugera gutyo ukabona arakambaye ukabona n'ubundi birapfuye na wa mwana ntitumubona nyamara ushatse wareka nko gutera inda nyifite ubuzima nta nshaka kunera rero none uriya mwana turamutse tumubuze burundu ako birareka mubaze tumubuze ko mba numva nta n'ikintu biba bikubwiye habe na gito kubura umwana kwanjye ko ntacyo bikubwiye ese ubundi biraba uzi neza ko uriya mwana ari uwawe yego wenda nk'uko nyine ntabyo kuvuga ngo wenda ngo ngiki ngo nariyemeje ngo nzamubera papa ntabwo ari ukwiyemeza ntabwo ari inde shema wahe shema wahe nyine shema wahe bira icyo nshaka kukubwira kandi ukwiye no kumenya maranye igihe kinini mbitse mu bwonko bwanjye uriya mwana n'uwawe burya nkubona umunsi wa mbere nabaye nk'ubonekewe nahise nungurwa ku buryo bukomeye ubwiza wifitiye nacitse intege kuko abaguhururira ruruhu bose bakaza bagana aho uri byaranzonge urampera ngo nkubwire ijambo nyiri mu rujijo buraje uti ndagukunda kuva uwo mwanya nafashe icyemezo cyo kukwimariramo no kugukunda kugeza ku nduga hey Wishimize nabaye watching oh that's cute Litas so let's go wow urambaye neza Uvuze ngo ashaka iki madamu kutunge ntanigire mu kazi se Kaylie urumva ushaka iki mu buzima cyerekeranye n'iki nese uburiye ubwambiri ahubwo se niyo wambaza gutyo ngo ndashaka iki nyine muri monare niyo wambaze ngo ndashaka iki umvire ku mugabo that's all kuko numuvaho ibintu byose bizaba birangiye nese Kaylie umugabo wawe ninde uwuhe mugabo wawe ari njye nawe ninde wambaye impeta ari njye nawe ninde ufite ubukwe ku buryo umbwira ngo umugabo wawe uwuhe mugabo wawe ndambaye impeta nta kintu kimwe ivuze nawe urabizi wow nawe urabizi monare ko impeta nta kintu kimwe ivuze so wowe rero ushingira ku kisi uvuga ngo uriya n'umugabo wawe ntabwo ndi bubisubire murabizi monare so iriya niyo turufu ufashe ugiye gukoresha gusa urumva biriya bizaguhira Kaylie umva rero nkubwire sibyo ikintu cyari kinzanye ndagira ngo nkumenyeshe ko njye na Maka dufite imishinga miremire dufite ubukwe urumva Jana nayivuze ubukwe biransetsa uzi abantu bapanze ubukwe benshi cyane kandi ntibutahe nese urabizi ubukwe buzanaba pe ntabwo nkubeshye no kuba buzaba bwanjye ariko ntabwo ari ubwawe bwawe we nande njye na Maka are you serious ibyo bintu bihagazeho Maka si ibyo bintu arabizi cyane uyu urebye ubona Maka yagenda agafata akantu kameze nkawe like nkawe no Kaylie umva nkukurire n'agahukunyo noneho nkubwire urumva imico yo mu kabari ntigirangira uracyari wa wundi uracyari akamuyobo se Kaylie kuri inda yangenzi yanjye we nta n'ikintu wazumbwira ariko urabizi ko njye niyubashye ntago ndi nkawe uriyubashye njye ndi mu rugo rwawe ariko noneho mbikwibutse neza njye ndi mu rugo rwawe uraza tukagusora nk'inzererezi urumva tugusora nk'inzererezi mbikwibutse uzi impamvu uriyo uzi impamvu uriyo kuko udafite iyuba none ko ufite aho uba kuki uza kwihoma mu rugo rwanjye njye ntabwo ndwihomamo ruriya ni urwanjye kandi nzanarutahamo akantu bafashe batoraguye like bakajyana mu nzu urumva n'uricara ukavuga ngo ufite urugo rwa Maka bagutoraguye bakagushyiramo
umuntu ari nkwibutsa ahantu uva Mbese no wibutse icyaro ugiye kwirongora uzarongorwa na maka kuko maka azarongora njye maka ninjye afitemo listen listen maka ninjye mukobwa yemera maka yagutaye akureba maka yagutaye atanzi uwo maka uri kuvuga winjira hariya akagusohora nk'inzererezi nk'indaya mbikwibutse ejo bundi urya gusohema ndabizi cyane rero ruriya rugo rero niyo nanarusohokamo Kaylie ntabwo ntekereza ko wanarujyamo niyo ngewe noneho umva nkubwire hirwa ndamukunda hirwa ndacyamukunda uwo maka uri kumbwira ni inzira yanjye ndi gukoresha urumva rero genza gake niba ari ibishoboka rwose so uvuga ngo umugabo wawe natwaye sinzi niba ari ihene niba ari telefone niba ari imodoka natwaye ntabwo mbeze ariko nzabikugarura bimaze kuba expired maze kubikoresha uko mbishaka mbihaze ndakwibutsa ko ariko maka yankuye nawe ariho yagukuye uzi ikintu kimwe nakuva utazabona narahuye nawe ntabwo maka yankuye ntabwo maka yankuye ku muhanda nawe mwahuye uri imbobo ukunsereza ngo nta kariso nagiraga nawe ntayo wagiraga maka yaragufasha arakubaka urumva ahandi ni maka rero muri make uyu ni maka tuza nanjye uyu ni maka iki nicyo gihe cyanjye ni ngewe ugezweho kano kanya no enjoying aka kanya nigezweho noneho Kaylie nta gahunda nafite yo gukorana ubukwe na maka byari kugarukira mu nzira ariko kubera wowe urumva urabyibuka ibyo wankoreye byose ngiye nahirwa ngiye kubikora noneho mbikube kabiri mbikorera umuntu ukunda mfata ibyo nshaka ubundi ngenda ibyo sura byumva uti navuze ngo ubu maka arabizi ko afite diamond shitani inzoka mu nzu arabizi ko afite inzoka mu nzu Kaylie ntabwo bizaguhira reka nkubwire mona mugenge ntihagaze hano mugiye nyihumeka mugiye nyihumeka umva reka nkubwire urwo rugo rwawe ubundi reka nkubwire reka ngusaba akantu gato mona ntuzongere kumamagara umbwira ubugoryi urumva Kaylie none nanjye sinzongere kukubona mu rugo rwanjye sinzongere kukubona mu rugo rwanjye Kaylie none buriya bukwe buzanataha none mbikubwire wandaya we nagize gahunda intunguye njya kureba umushuti wanjye okay ese kutambwiye kuri bujye urabizi neza ko nakubwiye ntabwo ugeze ubimbwira bayimbwira ryari dusanga se nabikubwiye ndaba nsinzwe yene se nabigenza Mukomeze telefone yawe wait wasohotse amambaye gutya Jesus ese wibagiwe ko mera bari hano mwana yabigize n'intambara ntabwo nari kubikora hari ntabwo yari ahari so nyine beri rimwe na rimwe mba numva nshaka kugaragara neza neka watumye rero aho uca hose abahungu bagenda bakureba kandi ari njye jyenyine ugomba kureba ubwiza bwawe guhura n'abahungu ntabwo nabihagarika gusa amaso yanjye aba ari kuri wowe gusa okay ngamereze telefone yawe okay sorry ndakure cyangwa umeze
ntabwo nashatse kuguhamagara kuko natekereje ko ushobora kuba uri mu kazi uri bize kumwe n'abarwayi so usigira mesaje ko mbizi neza ko iyo udahuze checkinga telefone yawe so Okay. yego sinabihagaraho neza 100%, ariko naryamanye nawe mbere yuko ndyamana na Shema. Weho watashye wasinze tugira ibyo dukora sinangombwa ko nongera ngasubiza ngo filime inyuma ngo mbikwibutse. Wari muzima icyo gihe turabikora. Yego ndifata nkamushyira kuri Shema ariko simbihagazeho neza. Anytime umunsi twapimishije ese usanze uriya mwana ari uwawe wirirwa unesha umutwe gutya. Nukuri ko Imana wenda nubwo ngiye numva ndi gusara hakowe wamaze gusara byarangiye. Nasaze. Nukuri ko Imana. Nasaze. Umva se birandi kumukwegeka ngo bigende gute. Niba utangiye kuvuga ngo ngiye nawe twararyamanye bizi neza ko nanimaze igihe mfite uburwayi. Biranda kubwiye ngo weho twaryamanye uri muzima. Nimba bicishamo ukaba muzima ubundi bikanga kweguka ubundi bikeguka ntabwo ibyo mbizi. Nge twaryamanye uri muzima. Wasinze watashye wasinze. Impamvu rero wumva nkomeza kubyegeka kuri Shema nuko nabonaga ko Shema ari we muzima. Nanga ko abantu bamfata nk'umusazi. Ariko nge twariryamaniye. Ese ubundi usanze uriya mwana ari uwawe ra? Nirirwa mwingingira kujya kumushaka. Yako ntabwo naze kumushaka. Wakoze iki? Ubu mwana yakabaye ataragera. Erega ngenda nabizi neza ko umwana arameze neza umwana. Ameze neza umwana aratekanye ari mu maboko mazima nako ari mu maboko nyine atari meza yego ariko nta kibazo bafitanye n'umwana kuko n'imitungo narayibahaye narayisinye. Yego. Kagira inkuru rero. Imitungo narayisinye. Kagira inkuru ugire n'umunwa kuzibara. Ako bira. Ubundi ibi bintu ntabwo ari wowe byihishe inyuma. Ubundi uri gushaka komisha iki? Umwana ameze neza ari mu maboko mazima. Ibi bintu ntabwo biri inyuma. Birandashaka umbwiza ukuri. Ibi bintu ntabwo biri inyuma. Rero surumva nambiri inyuma guto. Surumva na ubwirwa n'iki ko umwana ari mu maboko mazima? Undi mwanya ukambwira ngo nago nemerewe ngo kugeraho umwana ari warangiza ngo nanone uzi ukameze biti. Nuko amakuru mfite. Uyafite gute? Nese ntabwo nagiyeyo ntabwo nagezeyo. Ariko abantu bashimusura uwa mwana ntabwo ari domina narrative. Urumva rero ko icyo bashaka n'imitungo kandi imitungo narayibahaye icyo rero bari gushaka nuko dukora mutation imitungo ikabi yabo nyine bikarangira. Biranureba. Niki kintu cyo niba uzi kuri gushaka gukinana n'ubwenge bwanjye uribeshya cyane. Ushobora kubuzi ko uriya mwana ari uwanjye na Shema. Ariko 100% ndamya ko uriya mwana ari uwawe. Rero ibyo urimo byose witonde utazikora mu nda. Ese ibyo tubaye bati bo uko wajya mu mazi umwanya munini sinziriye. nze bite ati bubura byari ibiki twaryamye ryari ese ko bagisinziriye cyangwa bibeshye bafata uburozi babushyira mu birahuri byacu twese bibeshya ko bari buze gukauka mbere yacu none tukaba tubatanze ku buryo bari abantu burabwenge babugiye bwo gukira uburozi mu byo kunywa byose ubundi basinzijwe n'iki basinzijwe n'iki ko bagisinziriye matibo je rero ibi bintu je mbivuyemo ibikisuvuye ngiye kwitahira ko hano hari abarozi benshi batizangera nanjye bishi ugira imico mibishaho none iki se none je mpfe ndese ukwishe ninde ukupfuye se n'upfuye ndupfuye niba tuzi tugasinzira none se kamubaza ubwo ngubu nsize nasigarana ibibazo njye nyine n'ubundi bigumemo ko Karine niwe yasigiye ubuyobozi ubyipevere ntabwo nyine umuyobozi mbivuyemo ahubwo nanjye ibintu byo gusinziriza byo kuroga gusa ubwo abantu bagusinziriza ntibanakwica ako matibo njyewe ibintu simbishyize amakenga ntabwo mbishyize amakenga ndabikemanga
kuko nawe niba ubizi neza tugire ngira ikintu nkwereka iki se tugera muri se dusubire kubundi impapuro cyangwa nizo badusinzije bashaka aho twabivuze undi bazijyanye amatibo akase bakeka bazijyanye kuko niba bagusinzije arizo bashaka ubaze kandi bagisinziriye ko rero ikintu ntekereje batuba kandi nawe usanga ari byo aba bantu ni abagome ni abatindi aba bantu ndangiye kugira ngo ari ibintu bigitwika bira kuko ibintu bigutwita no bigutwika mu munda no mu mutwe aba nibo bita bahisha mu nda sha aba bantu badupangiye imipangu kuva kare natwe tugwamo abarozi we ko twigize abanyabwenge twabaye inkware sha twabaye inkware di twafashwe mu mutego kandi ngo baraduze kandi ngo baransiritse di so mu wanjye burakazi yakoze karaki ntabwo ngo niwizere nyoko cyangwa ndakubeshya tujye kureba ikizi urumwereke kugira ngo wemere ko ibyo nkubwira ari ukuri byari ntabyitegereje inshingano wari gukora zo kwita ku murwayi n'ingihe wazikoze okay ariko ngo wirirwa ntakagiza ugomba wamunganira ngo wakoze wakoze kwita ku murwayi wawe nyine ngo mwirirwa munganira tu kuri ko ntakagiza ngo uvuga ngo meze ngo nka marayika yambwiye ibintu byinshi yabimbwiye byose ufite umugabo w'igitangaza ngo umwana mwiza ngo witonda kugukunda ngo kubaha nyine yambwiye nyine utuntu twinshi bitanumva muraganira byatari nyine byanteye kwibaza ngo se ubundi biba byayenze gute ngo iki kiganiro nyine kigerweho ariko bon n'ubundi nta bidasanzwe ariko numvise igihe harimo gukabya hey babe what happened hey bite kuri Birasa bari kosa nakoze nizurikurizwa neza tatuma nanjye ngira kandi be ndi gutekereza kuri uriya munsi mukuru wacu ubukwe se utekereza gute nibutse ko papa wanjye atazaba ahari papa wanjye ntabwo azaba ahari ngo mutere ishema yambara iriya ngofero ahabwa icyubahiro buryo uko mbitekerejeho numva nakwiye no gukora ubukwe pe kuko kuva mu bwana bwanjye iyo natekerezaga ku bukwe numvaga ari ibirori ngomba kwereka papa wanjye sorry okay shiriyo nimba mama shiriyo nimba shenge wisangire makaguhoze I love you. nkunda ukuntu ibihe by'umubabaro buri gihe ubihindura ibihe by'umunezero so I love you too.
se kutavuga maze kuvugana na papa wawe ambwiye ko ari mu nzira ari kuza njye rwose ntabwo nshaka kubonana nawe papa wawe yarakwiciye uburyo utabonana nawe papa wawe ntabwo yanyiciye ariko sinshaka kubonana nawe ubu ngubu uzi iyo mba papa wanjye agihari kandi kwifuza kumubona wenda ari no kumfasha kumurira kuri domino araje azambwira iby'uwo mwana wa domina aze dukemura ibibazo byose biri aha ngaha ariko nyine mu bikemurane nimubinzane wenda yambwira n'uwo mwana akavura umwana wanjye njye nimubinzanemo ntabwo nshaka kubonana na papa wambwira ikintu upfa na papa wawe arakizi hoya nyine papa wawe kuba akizi ni kimwe no kuba nanjye ikindi kukimenya ni ikindi papa wawe ni iki yakoze wumva cyatuma mutongera njye yankoreye amakosa ni gute umubyeyi akora amakosa nk'ariya akayahisha umwana ayahe makosa umwana atababarira ahubwo umubyeyi nawe arabizi mbwira ni iki cyo yakoze kubyarana na domina nkabimenya ngana gutya wose ni mubyeyi nyabaki nose ubundi yari kubikubwira nkandi ko numva ubundi umuntu wari ukwiriye kubimenya ari mama umwana ariko nganiriza se ariko nganiriza twongeye wabyushye nanjye nabyibushye kubera iki se meze neza ko utamera neza ntabwo nzibagirwa kera papa wawe akubwira ngo nkubite urushyi urahari mu cyatsi waryize bara yanjye ese tuba turi gukina game kandi wari watsinzwe nawe urabyibuka cya kintu sinjya nyibagirwa ariko urwari rushye hari harimo n'akajinya k'inkonjo wajya kunkubita buriya ntugira ngo narihoreyemo gake eho yase banza rero mama mfite umutwe munini uraseka cyakora nyine kuko uyabona runo rubisi nikora ariko si ubuzamya ko abaye umugabo ryari we uzi tubabyibuka ese uwo nsekeje izi zose ni inkonjo umwaka ngo namubwire umva rero mfite inkuru igurishwa urayigura se cyane ngo mbane nkwege inkuru nta kibazo mbwira ntari ntabwo wibuka turi hanze nyine turi kuganira nawe na muntu ndetse telefone yanjye igasona zigahita mbakwepaho gato mu gitondo se cyagiye mu gitondo ngiye Kaylie wari unyandikiye mesaje yanyandikiye arambwira ngo nimusanga yaraye bwo kuri cya gipangu cya 40 ngo tuvugane ndagenda musanga mu muhanda nyine yambaga se nawe yaje ngo yambaye sende ariko se birasigaye arakibara n'abate yarishize atanya rero sasa kuziye inkuru ambwiye ukuntu umuntu arasa utari kundeba mbwira nta kibazo atanya kumbwira ukuntu umuntu arasa yakuyemo inda n'igihumbi umura wanyereye igiye arambwiye ukuntu yari umusindi umwana yambwiye ndangwa nose rero umamagariye arambwira ngo nyine ngo nukugira ngo ambwire ko umwana wanjye ngo ariko ngo mu cyobo ngo kandi ngo atazabasha kwikuramo saranje nawe ntara mwana mwiza nambwiye se uri kugira umwana wanjye mu we umundushaho guzarira ni mukuru nagwamo agapfubwo nyine nzashyingura nk'abandi bose ariko afite kwihitiramo arazimbwira ngo kandi ngo jewe ngo mama ngo nakubera umukazana mwiza ngo rwose jewe ngo urabona ko ndi umukobwa ushyitse ngufatika
cyakora icyo cyo namubwiye ati ari wowe wavamo umugore kubera ko n'ubundi uri umusinzi ari n'uwo Monalisa nawe ubwo nyine nakaraya nyine nuko mwese n'abagore babarimo cyakora ndamubwira ati ngiye kugenda nsenga Imana nihitamo ko muri mwebwe harimo n'umwe umwana azashaka nta kibazo ariko nibitanakunda nyine nakunda. Nyuma y'ibyo byose yakoze yarabyaranye na Domino, hari n'undi mwana afite mu gasozi, amakuru ye narayamenye. Ibyo byose rero akagenda akabirenzaho ubusinzi, kwifata nabi, ku biciro ry'umugani muri quartier. Ngaho ninde bafashe asomana na kanaka ni papa umwari. Ese uwo mubyeyi wamubari uhereye kuki? Nose umwana ukeka ko kuba papa wawe yaba umunyabyaha bikuraho ko ari papa wawe? Ni papa ariko ntabwo bisobanuye ngo mubare uko yiboneye. Rero narangije kumuhamagara. Ngiye kumuhamagara kwawe nta kibazo mbifiteho. Ibyo ariko ibintu byose muvugana mubinzanemo, mundeke mbe nibereye mu cyumba. Ibyo muvuga byose nimubinzanemo, kuko nge nawe arabizi ko ntakeneye no kuwongera kumurebesha ijisho ryanjye. Nge nimwongere kumuza nawe pe, nawe arabizi ko namurakariye. Nyuma y'amafuti yose afite, sinkeneye kwitwa umwana we ukundi. Umwana ntuhora uvuga ko ukunda Birasa? Birasa kuba mukundana nawe uri na papa wanjye. Ni iki wakora kugira ngo Birasa yishime, kandi iki wakora kugira ngo Birasa abe hatababaye? Si buri kimwe? Ndi kukubaza nyine nk'umuntu ukunda Birasa. Wakora buri kimwe kugira Birasa abeho yishimye? Nagikora ariko kitarimo data. Rero papa wagomba kuza hano kugira ngo tumenye uwo mwana ufite umuti wavura Birasa. Araza kugira ngo Birasa nakira mubashe kubaho mwishimye. Kuza aze. Icyo ntakeneye ni ukongera kumuzana papa. Ngo nicarane nawe mvugane nawe, sinshaka kurebana nawe. Nuko ubwo nyine nzinga amabinga ndazamuka. Ubwo wahagaze iyo minota yose uri kumva ayo majwi nkayo? Erega umuhozi ugomba kumwumva. Iyo minota ingana gukirenga 20. Byazimbye ndatetera amagambo mama. Mama. Ariko namuhaye Kinyarwanda. Mama. Ariko ndetse terabango mama. Nakavanze umubwiye. Kuyo njye ndeba neza. Monalisa ntago mushidikanya. Yego namukuye mu kabari kenshi wagiye ubinserereza. Ngo gute ukundana n'umukobwa mu kabari. Umukobwa ukora ibyaha, umukobwa uhura n'abagabo. Hari ukuntu bajya bavuga ngo umubiri w'umuntu, sindabivuga gute, ushobora gukunda umuntu sibyo, ukamukunda hari uburyo yarabayeho, ugasanga ubwo buryo umukunzemo ayo mahirwe umuhaye ntabwo yari yarigeze ahura nabyo, cyangwa se nyine sendikora n'ukuntu mbivuga, uku kuntu muhuye, ku kuntu mukunze, ku kuntu mwitayeho ntabwo yari yarigeze abibona. Bigatuma rero yongera gutekereza bundi bwa kabiri, akamera nk'umuntu uvutse nanone bwa kabiri. Rero umuntu arisa namugerageze kenshi gashoboka, atandukanye n'uko abantu bamubona cyangwa bamutekereza. Rero mama, uko byagenda kose ntabwo nakisubiraho. Maka uri mukuru kwihitiramo no kwawe, ariko ujya utekereza neza wicaye uri mu rugo utari gutamba akanya. Ibibazo umunsi ukuntu uzabimeze, niba koko ibyo Kaylie yambwiye ari ukuri, koko uwo Muraho waravuyemo, ibibazo umunsi uzaba wicaye uvuga ngo bazamembeshikara.
urabitekereza neza ibyo bintu asa ko nakunze ko wavuze ngo dusenge cyane ariko byaba byiza tunabikoze koko ibyo akubwira uwo urabizi ko baba bafite ishyari ko naramumurutishije ko naramwanze nta shingiro bifite nta gaciro bifite mama ibyo uri kubitekereza nkawe kandi ngusha imyaka myinshi ko nigera ko byasobanutse njyewe urumva yabimbwiye mfata umwanya wo gusenga ikintu gitangaje nakugizeho iyerekwa riteye ubwoba nakugizeho iyerekwa rimeze nk'iryo nabonye kuri Higiro ngo biba rimeze bite se nutaba amaso uzarira kandi uzarizwa n'uwo wakagombye kuguhoza amarira erega wowe wita umunsi w'umuntu bivuze ikirere bivuze ngo pe fata umwanya usenga Imana nurindire ubushake bwayo gusa njyewe ukuntu mbyumva iki gikombe rwose Imana ikingenze kuko Imana kukinywera hose nabishobora pe bitewe n'ukuntu nabibonye ntabwo nabasha kukinywera wizera ko se isengesho rihindura byose ni byiza ko umuntu yerekwa ibintu bizaba iyo yeretswe ibintu rero aba afite amahirwe yo kubihindura kandi nta kindi cyahindura icyo kintu usibye isengesho umwanya usenge umere nka rya jambo bijyanye ngo umere umudarimoni avanwa no kuyuzuza ubusa no gusenga sekunda ibiryo uremera ibyigomwe umuhungu wese ufite fiyanse areka kurya kandi abatangiye kuzana amatuza cyagihe mbere turi kunywa byeri uyu gakire ntiyari yicaye aha uyu yicaye aha turi kubwira ngo tumusome aba bantu bishingirije ntabwo basinziriye abazi yewe dore kiri kuri kijya yabo ni ikigurube kiryamye cyabuze icyo gikora kimaze kubwagura icyo tugiye gukora dore uyu nayo akoshana n'abagome abarozi ntakwangira inama y'icyo twakora rero inama rero tugiye kuzana amazi tugiye kuzana amazi tubameneho tubakubite baratwicada wabacikira he ikisi abantu benshi bakaturoga barangiza bakiryamisha ngiye kuzana amazi abikijwe n'iki amazi n'inkoni Jeni ndashaka kuguhamagara murozi mugenzi wawe haguruka witabe Jeni nimudukoreho uvuze ngo iki ariko uvuze ngo iki nyakuvura umutwe twabavumbuye dore imipanga nyafunziriza rero ko wari wicaye aha nimufite ibyo mushaka kugera ko wari wicaye aha nabazimu b'iwanyu bahagutaye azimusi bagenda bate ntabwo wicaye aha n'umuntu wa munini twicaranye mumva imbere se mwirimo izana amagambo umuntu mutwura mwishe mwatuhaye ibiki kwanza mugende twitubaro abarozi se mwirozi kandi ujya uvuga ujya umenya ko upanga nanjye mpanga di gaki umwanza gucira wambeshya ikiseho ntacyo wambeshya umwanza gucira akobo imana igucira icyanzu murakacika iminwa murakavuna umuheto umva ntabwo akazi kabo icyo twashaka twakigezeho nubwo wenda bitagenze neza ariko nibura twaberetse ko turi abakomanda azi kuki utanyibukize ngo nicara urere yicaye reka na nyirabonye ya masaha ageze nsinduka nicaye hano nta kibazo siwe twaye nibona aho bagire nsinziriye abasinzira bwa ko ari muri sinziriza barabare komando kandi ushobora kuba uri umujura ndakubitse mwaribanaga ese ko ndi kujisho ndabona nasinze ijisho rimwe rindi rireba nk'iry'urunyaro
reka nyine nari sinzeye kaguru kamwe karyaye ukumva ko ari igihe mu joro rero urusinziriye niyo wazanye ibyo rero tumaze gusara pe reka da ntabwo ubuzima za rero Kaylie zigiye kudusaza ni ukuri ariko humura umva nkubwire we ntugire ikibazo ntugire ikibazo bagiye bindekere n'ubundi turabafite mwana wawe ntamuhamagaye umamagaye oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitaderehereza